Tubahaye ikaze abakurikiye YouTube channel yacu yitwa Trueman TV. Nimba uri uwa mbere ndakwibutsa gukora subscribe kuri no muyoboro wacu kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye kuri no muyoboro wacu. Tuzajya tubagezaho amasomo yo mu ishuri, tubagezeho ibiganiro bya siporo, imyidagaduro n'ibindi byadufasha. Uyu munsi rero isomo ryacu turaza kwiga ukuntu umuntu yashakisha ingano ya sima, umucanga ndetse n'amazi mu gihe waba urimo kubivanga ugiye gukora imirimo y'ubwubatsi. Ikibazo rero hano dufite kiragira giti: shaka ingano ya sima, umucanga ndetse n'amazi byakora metero kibe imwe mu gihe waba wavanze 1/4. Tugiye kubaka metero kibe imwe, tugiye kuvanga ibintu byakora kuri metero kibe imwe twavanze 1/4. Ni ukuvuga ngo sima imwe, imicanga 4 aricyo reshotwo yacu twashyizeho, twaba tugiye kuvanga muri metero kibe imwe. Ese ushobora kwibaza ati se sima iraza kuba ingana gute, umucanga uraza kuba ungana ute? Aha turabanza dushake ingano y'imicanga na sima byumutse. Kugira ngo tubibone nuko turabanza tugafata ingano y'umucanga na sima bitose dukubyeho 1.3 metero kibe. Iyi tuyikubaho iyo ari mota, yari konkuritiho dukuba 1.52. Akangaka ni agasafeti baba baradushyiriyeho twifashisha dukuba kugira ngo tubone ingano y'ibikurikiyeho. Rero kugira ngo tubone ingano yumutse turaza gufata ya metero kibe yacu baduhaye dukubyeho kano gasafeti gatuma ibintu byacu biva muri wet bijya muri dry. Ubwo nituramuka dufashe rimwe dukubye 1.3 turaza kubona yuko icyubakwa cyacu biraza kurangira kigiyeho metero kibe 1.33. Ibi araza kuba ari ibyumutse. Twibuka yuko imvange yacu iraza kuba ingana na 5, sima imwe ndetse n'imicanga 4. Dutangiriye rero kuri sima yacu batubwiye yuko ifite resho ya 1. Kugira ngo tuyibone rero nuko dufata ingano yumutse dukubyeho simenti resho ya 1 yacu tuza kuvanga tugabanyije igiteranyo cy'imvange yose. Twibukiranye igiteranyo cy'imvange yose ni 5. Umucanga wumutse ufite 1.33. Ubwo rero sima yacu irangana na 1.33 ukubyeho 1 ariyo ya resho y'agafuka kamwe muri 5. Murayibona hepfo ko twahise tuyigabanyaho. Ubwo muri ya metero kibe yacu hazajyamo 0.26 bya sima. Iyi niyo sima izaba iri gukoreshwa. Noneho ushobora kwibaza uti se iyi sima yacu kiri metero kibe njye ko njya kugura udufuka nzamenya nzano dufuka tungahe? Ahangaha rero batubwira yuko ireme rya sima mu biro 1440 bijya muri metero kibe imwe. Metero kibe imwe hajyamo ibiro 1440. None muri za metero kibe zacu 0.26 hazajyamo ibiro bingahe? Nuvuga ngo uzafata uburemere bujya muri metero kibe imwe ari byo ibiro 1440 ukubyeho ya volume yacu ya sima ari ingana na 0.26. Ruvuga ngo bizarangira muri ya mvange yacu hagiyemo ibiro 383 n'ibice 04. Aha
ahangaha rero niho tugiye guhita tumenya ese muri ibi biro byacu turimo tureba ahangaha tuzabonamo udufuka tungahe. Aha agafuka kamwe twibuke ko kaba karimo ibiro 25. Turaza gufata bino biro byacu tubonye hano, ibi biro byacu tubonye hano tugabanyije 50, duhite tubona udufuka uko tungana. Biraza kurangira rero tubonye ko ari udufuka 7.61. Ahangaha nujya ku isoko ushatse wakarabondesa kavuga yuko uzakoresha udufuka 8 twa sima. Udufuka 8 twa sima tuzagufasha rwose icyubako cyawe kigende neza. Noneho hano tugiye kureba ese umucanga urangana gute. Ingano umucanga wo kuwushaka twibukiranye yuko batubwiye yuko imvange ari 1/4. Umucanga wacu uraza kungana na volume ya mota yose muri rusange ukubyeho resho y'umucanga ugabanyije sum of ratio. Sum of ratio ni 5. Umucanga ufite 4. Ubwo ni ukuvuga yuko ingano y'umucanga iraza kuba ingana n'ingano ya mota ukubyeho 4 ugabanyije 5. Ingano y'umucanga wonyine wumutse uraza kuba ufite metero kibe 0.26. Ahangaha ushobora kwibaza ese umucanga ko mbonye zino metero kibe wo ni ibiro bingahe? Batubwira yuko umucanga ugira ireme uramutse uburunze metero kibe hajyamo ibiro 19,000, ibiro 1,920 kuri metero kibe. Ibi nibyo biro bijya muri metero kibe by'umucanga. Mu gihe twebwe hano dufite metero kibe 0.26. None se ubu iyi 0.26 izi volume zacu zirangana n'ibiro bingahe? Biroroshye cyane. Nuvuga ngo turaza gufata izi metero kibe zacu dufite dukubyeho ino reme ya volume y'umucanga uramutse uburunze hamwe, biraza kungana n'ibiro 506 n'amagarama 808. Ibi nibyo biro by'umucanga. Ni ukuvuga ngo uramutse ugiye kuvanga wafata sima 7 ugashyiramo ibiro 506 n'amagarama 800. Ibi ngibi ukabivanga rwose byagukorera ya metero kibe yawe imwe. Noneho rero tugiye kwibaza ya metero kibe yacu imwe muri ya mufuka umwe muri ya mifuka 7 ya sima n'ibi biro 506 by'umucanga tuzashyiramo amazi angana gute? Amazi abangana gute? Amazi tuyabona dufite icyo bita water mixing ratio. Water mixing ratio aha ni igihe twafashe amazi ku mpuzandengo y'ibiro dufite bya sima. Ubundi ahanini sima niyo ikonsuminga amazi. Aha abahanga batubwira yuko impuzandengo ya water cement ratio iba itagomba kurenga 0, ibiri hagati ya 0.4 na 0.7. Ahangaha twebwe twahisemo gukoresha water cement ratio iri hagati ya 0.50. Aha sima twamaje kuyibona dufite ukuntu ingana. Amazi niyo turi gushaka. Nuza ratio yo turayifite, twamaje kubona ko ingana na 0.5. Ubwo amazi yacu rero araza kuba angana na water cement ratio, ukubyeho ya ratio yacu baduhaye. Ubwo uburemere bw'amazi araza kuba angana na bya biro 383. Twibukiranye ko ibi ngibi ari byo bigize udufuka 8 twa sima. Dukubyeho ya water cement ratio yacu ingana na 0.50. Ibi ngibi nituramuka tubikubye turaza gusanga dufite ibiro 191 by'amazi. Ahangaha mbibutse yuko ibiro
by'amazi na litiro biba bingana. Bivuze ko hano tuzakenera litiro 191 n'ibice 52 by'amazi. Ahangaha reka turebe se ni amajerekani angahe y'amazi. Aha biroroshye cyane, ni uguhita ufata zino litiro dufite ugabanyije na litiro 20 zijya mu kidomoro cy'amazi. Aha turaza guhita tubona uko litiro zacu zizaba zingana. Amazi yo uraza kubona ko turaza gukenera amajerekani 10 yonyine. Ahangaha dufashe zino litiro tugabanya na 20, tubona yuko amazi tuzakenera ari injerekani 10 zonyine. Ni ukuvuga ngo nuramuka uzanye injerekani 10 z'amazi ugashyiraho udufuka 8 twa sima n'ibiro 506, ibyo ngibyo uzabivanga bigukorere ibyo wagombaga gukora. Murakoze rero kudukurikira. Ciao ciao. Mwibuke gukora subscribe, like, share and comment. Ibi bigere kuri bose. Uramutse ufite rwose igitekerezo aho twakosora ibyo twakora, watwandikira kuri YouTube channel yacu, ni kuri Trueman TV, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze cyane. See you next time. Imana ibahe umugisha.